Muraho neza, nk'uko tumaze kubimenyera, buri wa gatatu hacaho inkuru y'urukundo kuri Tesi Media. Mbere na mbere reka tubanze tubisegureho kubwo gucishamo iminsi tutabagejejeho inkuru. Reka tubibutse ko zino nkuru zicaho. Niba uri mushya hano, ibuka gukora kuri ako kabuto k'umutuku kanditseho subscribe. Ibuka gukora ku kazogera kugira ngo inkuru zacu ujye uzibona zikijyaho. Njyewe ubagezaho izi nkuru ndetse n'ibindi biganiro bica kuri Tesi Media. Nitwa Kayitesi Ange, abandi banzi kuri Tesi Ange. Nitwa Migambi, reka mbaganirize ibyambayeho namwe bitazababaho. Mu by'ukuri ni mu byumva murumva bitangaje ndetse mwumve bisekeje. Narangije kwiga amashuri makuru ndetse na kaminuza. Ubuzima bwambereye nka mukarita irimo isukari. Nize ndi umuhanga pe, ariko ndagenda mbura akazi neza. Nabaga iwacu mu cyaro, ariko ntago wavuga ko cyari icyaro kidafite amajyambere. Hari heza pe, kandi n'iwacu twari twifashije. Muri uko kumara igihe kinini ntafite akazi, numvaga narambiwe icyaro, nkumva sinshaka kuhaguma pe. Nigiriye inama rero, ntari kuwarambika icyubahiro hasi, nkajya i Kigali gushakisha akazi ako ariko kose. Ubu sinakabona koko. Umuhungu muzima nafashe inzira, sinari kubura tike nk'uko nababwiye, twari twifashije bihagije. Mu mutwe nagiye ntekereza ko akazi ako ariko kose ndi bugakore, niyo bampa akazi ko mu rugo ndi bugakore, ariko mbone nareka kwicara ubusa. Abashomeri muri bubyumve cyane nimvuga gushakisha akazi. Nagiye ninjira n'ahantu hatinjirwa, ngashaka akazi kuko nari nizeye ubwenge bwanjye, ariko bakanshwishwiriza. Ninjiye mu makampani atandukanye, mbereka CV ariko bagasanga nta experience mfite. Naragenze numva amaguru arananiwe, numva ndananiwe bimwe bibi. Umunsi wose natangajwe n'ukuntu nirutse mu makampani menshi ndetse n'utundi tuzi duciriritse, ariko nkabura akazi pe. Nafashe amafaranga make njya gukodesha kumba ndaramo ngo mbone bucya nkomeze gushaka akazi. Naryamye ntaryamye, sinjye warose inyoni ivuga. Narabadutse nzinduka kare njya gushaka akazi, none nanigiriye inama yo gushaka akazi ko mu rugo. Mu kuzinduka kwanjye natambutse ku rugo rwiza koko, numva umutima urambwiye tari kubasaba akazi hano. Gusa mu by'ukuri wabonaga ko ari urugo batapfa gufata umukozi uwo ari we wese. Mbese rwari urugo nawe ureba ukabona ko ni urugo rw'umuyobozi. Napfuye gushirika ubwoba ndasona, namwe muzi abantu babuze akazi ukuntu baba bameze, baba babaye ibyihebe. Nari imetse igikapu ndetse na dokima mu ntoki, wagira ngo nari nibagiwe ko ngiye gusaba akazi ko mu rugo. Naratambutse ndasona, umutima ngo du, mbese waradundaga nkumva ngiye nko gupfa. Nkimara gusona nagiye kubona mbona abagabo bifunze, bateye ubwoba. Mbona n'umukobwa hagati, umukobwa mwiza uri mu kigero cy'imyaka 20. Ndavuga nti ndapfuye, aba bose nabari baje kumfungurira. Mu by'ukuri banciyeho batanandeba ndetse batanansuhuje. Mbona bigiriye muri siporo, abagabo barebare, abagabo banini, abagabo bifunze. Mbese wagira ngo bari barinze igikomangoma akazi. Bagisohoka urugi rwarifunze, nanjye ntinya kongera gusona. Nicara aho hafi ndituriza, ndavuga nti nibagaruka ndabinjiraho tu. Rwari urugo ruteye ubwoba, nimvuga ruteye ubwoba mwumve ko rwari urugo rukaze. Namaze umwanya nicaye aho ngaho, ngiye kumva numva ijwi ntazi aho riturutse. Numva riravuze ati ngaho injira. Ngiye kubona mbona umuryango urifunguye. Mu mutima nti oh my gosh, this is a miracle. Ninjiye mfite ubwoba bagenzi. Mu kugera hafi aho ngaho, nagiye kubona mbona abakozi bashinzwe kwakira abashyitsi baje bansanganira. Mu mutima nti ndapfuye karabaye tu. Baransuhuza n'inseko nziza, ubona ko customer care rwose ari iyabo. Baranzamukana diridiri, banyicaza aho ngaho muri salo nziza itagira ukwisa. Amaso nayahozaga ku bikuta, ndeba imitako iriho, ndeba ubwiza bwa buri kimwe kirimo aho, amakara atagira ukwasa, parafo nziza, mbese ibintu byose byari perfect.
Mu gihe nyiri kuraranganya amaso aho ngaho, nagiye kumva numva rya jwi rirambwiye ngo icara kuri iriya ntebe iri ibumoso bwawe, iriya iri yonyine. Umutima ngo tipa tipa tipa. Naragiye nicara kuri iyo ntebe, numva umutima urandiye. Ese iri jwi ni iryande? Ni irya marayika se? Ni iry'ikivejuru riri kuvugira hese? Umva birancanga neza neza, ariko nkurikiza ibyo riri kumbwira. Nkimara kwicara kuri ya ntebe, rya jwi ryarambwiye riti ibumoso bwawe nuhakanda uriyakiriza ibyo kurya, naho iburyo bwawe nuhakanda uriyakiriza icyo kunywa. Amahitamo ni ayawe, karibu mwiyakire. Mu mutima naravuze nti ibi ntibisanzwe, ibi se ko nabimenyereye ndabikanda ne, ndabigenza ne? Mwabana umwe nari nshonje, nari nyotewe, ariko nihagararaho. Rya jwi ndarisubiza nti hoya ameze neza. Ryaranyihoreye, mara akanya nicaye ntavuga, naryo ritavuga. Ndibaza nise ubundi mu biki koko, mpaguruke nigendere cyangwa. Nagiye kumva numva rya jwi rirambwiye ngo urifuza ko tugufasha iki? Nanjye ntashidikanyije nti ndashaka akazi. Nta n'amasegonda aciyemo, rya jwi riba riransubije riti akazi wakabonye. Mwumva ibyambayeho muri uwo munsi. Ni ibintu pafu pafu, ni ibintu byari birenze ubwenge. Mbese amaye akazi ntazi nako nshaka, ntansobanuje, sinzi uri kuvuga. Ni ibintu bitari bisobanutse muri ako kanya. Ntaramubaza byinshi, yahise ansobanurira akazi mpawe. Twashakishije umukozi ufite imico myiza kandi wiyubaha, umukozi uzabasha gushimisha umukobwa wanjye ndetse akamusetsa. Ni umukobwa udakunda guseka, ni umukobwa uhora ucecetse, ndetse umukobwa utavuga cyane. Akazi kawe rero ni ako gutuma yishima, ni ako gutuma aseka, ndetse akazabasha kuganira. Ikindi ukamenya ko buri kimwe cyose kimeze neza kuri we, nta cyamuhungabanyije. Ntaciye hirya no hino cyangwa ngo nshyiremo kwijijisha, nahise mbaza nti ese aka kazi muzajya mumpemba ngahe? Rya jwi ry'umumama, ijwi rituje ryiza, nagiye kumva numva risohoye ijambo ryiza rinyuze umutima. Aka kazi uzajya uhembwa amafaranga 500, kandi niwitwara neza uzongezwa umushahara. Mu mutima ni ndasakiwe, aya mafaranga sinigize nyakoreraho na rimwe. Nashimiye rya jwi, nti rwose akazi nzagakora neza, munyitege. Ntihaciye umwanya munini, wa mukobwa ngomba gusetsa ndetse no gushimisha yarahasesekaye na ba barinzi be. Natangajwe no gusanga ba barinzi bamenye yuko nahawe akazi. Baje bansuhuza, Migambi umeze neza, urakaza neza mu kazi katoroshye. Mu mutima ati busaba bazi ko turi kuri rev imwe, ngewe akazi kanjye ndakizeye nzagakora neza rwose. Wa umukobwa ntazi izina, yari afite uburanga budasanzwe, umukobwa mwiza pe, ku buryo ijisho ryanyuzwe, ndetse kumureba cyane nabyo byari ikibazo. Yanciyeho atamvugishije, numva umubiri urashanyaraye. Bagenzi nari naje nifunze, ngaragara neza rwose, ndi umusore mwiza, numva ko rwose ku muntu uwo ari we wese ngaragara neza. Umukobwa muzima yatambutse atamvugishije, ndumirwa. Nanjye kwishyiramo akanyabugabo, nahise mufata akaboko. Yarandebye numva ndashanyaraye neza. Nanjye mu magambo make, ndagukunda nubwo ntakuzi, I love you. Bagenzi, naho akazi kanjye kagarukiye. Nagiye kumva numva urushyi ngo pa. Mu gihe ndi gutekereza ibibaye, numva rya jwi rirambwiye ngo naho akazi kawe karangiriye, fata ibyawe usohoke. Akazi nari naje nyeneye, akazi nari ndwaye, akazi nashakishije imyaka yose, karangiye mu masegonda. Ntago ari byiza kuhita usohora amarangamutima yawe mu gihe kidakwiye. Tegereza igihe gikwiye kugira ngo ugere ku ntsinzi. Ibyo nitaga ubusirimu, ibyo nitaga ko nsobanutse, ibyo nitaga ko ari urukundo, byatumye akazi kanjye karangira.
naho inkuru yacu irangiriye. Niba uri mushya hano, ibuka gukora kuri ako kabuto k'umutuku kanditseho subscribe. Ibuka gukora ku kazogera, ibiganiro byacu ujye ubibona bikijyaho. Mwari kuri Tesi Media, mwari kumwe na Kayitesi Ange. Imana ikomeze kubantindira, naho ubutaha. Ciao ciao.